njye nagiye kumusura rimwe mu gihe amaze kugira ngo koko mbinyuze niba yabafunze. Ubwo rero nuko nari Theo Swiduhaye sinzi niba ubizi ubundi yarasanzwe yigeze kuba umuntu ushinzwe social media wa Bacarina Nina, sinzi niba warubizi, ariko umuntu wakunda kwandika inkuru ku gihe, inkuru za showbiz, yakoze no ku Nyarwanda kera. Yarafashwe ari mu kazi. Yakubwiye gute wajye kumusura? Nuko nyine nabyintroduije, yashwanye n'umukobwa nubwo icyamwishe kidaturuka kuri uwo mugeri, ahubwo we mu gihunga cyinshi yaba mu mabazwa ye yemereye ubugenzacyaha ko yamukubise umugeri. Buriya gufatirwa ku kazi ni byiza kurusha gufatirwa mu rugo, kuko nyine ufite aho uturutse. Ni umujene rero yashwanye n'umukobwa ntazi imyirondoro ye mu kabari aho yari yataramiye, bisanzwe kumwe abantu bari mu kabari bashwana. Yemera ko yamukubise umugeri, ariko uyu mukobwa nyuma ageze mu rugo agira ibyago arapfa. Nyuma y'ipfa ry'uyu mukobwa, Rwanda Forensic igiye gupima umurambo kugira ngo barebe icyo yazize, basanga yagize urusobe rw'inzoga nyinshi yari yanyweye, umenya ari izina nzoga zitujuje ubuziranenge zamuhitanye. Aho ko Theos ubwo yatabwaga muri yombi yemeye ko bashwanye akamukubita umugeri. Umugeri niwo wamugejeje Mageragere. Ari mu igororo rya Nyarugenge, urukiko rwategetse ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Wowe se wabimenye gute ko nta hantu mbona nta gitangazamakuru kimuvugaho, wagira ngo nta nubwo anazwe? Nyine n'ibinyamakuru bya hano imbere mu Rwanda usanga iyo umunyamakuru yagize ikibazo, ikinyamakuru yabakorera cyose uhereye kuri RBA ukamanuka ukagera hasi kiramukaraba, kigasa nkaho cyitandukanyije nawe, ariko ubuzima bwe bukagira mu kaga. Bimenye rero nabimenye nk'abandi bose kameme. Umuntu niba umuhamagaye kumva telefone niriho icyumweru, utangiye kubaza ukakubwira ko afunze, kuko urabigenzura byihariye. Njye nagiye kumusura rimwe mu gihe amaze kugira ngo koko mbinyuze niba yabafunze. Ubwo rero nuko nabimenye. Yakubwiye gute wajye kumusura? Nuko nyine nabyintroduije, yashwanye n'umukobwa nubwo icyamwishe kidaturuka kuri uwo mugeri, ahubwo we mu gihunga cyinshi yaba mu mabazwa ye yemereye ubugenzacyaha ko yamukubise umugeri. Ariko umugeri wese wamwishe. Kuko Forensic icyo cyaha kirakomeye. Forensic igaragaza ko yagize ibiyoga yari yamwiye. Umenya yari yanyweye ibyuma. Ubwo uwo muntu yahise apfa. Baramwanditseho, burya abanditsi ntibakunda kumenyekana cyane, ariko Theos buriya ikinyamakuru cyari kumukoreraho ubuvugizi cya mbere ni ikinyamakuru yakoreraga Igihe, mbere yo kujya yaciye ku Nyarwanda. Rero ni umunyamakuru uzwi, ariko ibintu bye byagenzemo bimwe byitwa byagenzwemo gake ugereranyije n'uko byagakwiye kugendwamo. Kuba wavuga ko arengana, uko gushwana kwe si we wenyine bari bashwanye icyo gihe. Kuba Forensic yaremeje ko atazize uwo mugeri, we ari mu igororo ariko agaragaza ko arengana. Ubuvugizi uvuga yakorerwa wumva ni ubuhe? Icya mbere ni uko ubutabera butinze ntibuba bukiri ubutabera. Icya mbere ni uko yakaburanishijwe vuba gashoboka, urubanza rwe rukaburanishwa rukava mu nzira, akamenya uko akora uburoko bwe. Niba agirwa umwere agataha, niba akatirwa agatangira gusetinga uko akora uburoko kugeza atashye. Kuko uyu munsi akurikiranwaho icyaha cy'ubwicanyi, ni icyaha kiremereye. Ushobora gusanga ubushinjacyaha burimo no kumuporopoza burundu. Rero umuntu waba uri kuri burundu mu mezi amaze,
ejo ukumva yayivuyeho, ibyo ubwabyo bishobora kumwica. ndabona ngo akurikiranyweho icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake bivamo urupfu. Aha, iyo ni burundu. Oya, ngo ni imyaka 10 kugeza kuri 15. 10 ariko itarenga 15. Wakareka tunivugira 5 yo wayimara. Erega buriya umunsi hanze urihuta, ariko umunsi wo muri gereza ungana n'iminsi yo hanze. None se umuntu batamuvuganiye ubundi urubanza ntirwagenda nk'uko byagombye kugenda rukajya bisaba ngo umuntu akuvuganire. Ubu PDD urukiko ntirwamuhamije icyaha, ntirwamukatiye imyaka 2 n'igice niba atari 3, ntari guhumeka isigana. Aswa 15. Baravuze nde? PDD wa wundi wa murateri wakubise umukobwa. Ngewe komanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Nifite imyaka yanjye 45. Hazavamo mfite 60. Watwara umugaragu wawe amahoro. None uvuze ko wagiye kumusura, wari usanzwe umuzi, urabizi ko yakoranye na Bacarina n'inabi. Twarasanzwe ku gihe 2021 Richard nakoreye igihe kirenga umwaka. N'ubu ndacyafite bimwe mu byangombwa byabo. Nagiye kumusura nka Tebusi w'Igikondo, nagiye kumusura nka Tebusi twakoranye. Oya, byo iyo solidarity bikenewe cyane cyane abanyamakuru. Ntabwo uzi ko nakoreye igihe. Ndabizi ko wakoreye igihe, ariko nkuzi cyane nkiraho wari ku Isango Star. N'umuseke. Ariko igihe nagenda mwishakira amafaranga, miyere ntiyayampa neza ndigende. Ubwo usaba uretse kuvuga ni Tebusi ari gukora uburoko bw'ubujinga. Urumva ubundi nuko mu bihugu bya Afurika uketswaho icyaha wese bamujyana mu igororero cyangwa muri gereza. Ariko siko bikwiye kugenda. Bakwiye ibintu nk'ibyo binini, haba hakwiye gutegekwa imbibi wa muntu atarenga, kuko akekwaho icyaha gikomeye, bakavuga bati ntazarenge umujyi wa Kigali cyangwa akarere ka Gasabo cyangwa akarere ka Kicukiro, kuko kuzuza igororero cyangwa gereza ntacyo bimaze pe. Abantu ndabizi neza ko Tebusi naburana azaba umwere, kandi azajya kuburana yenda maze umwaka, uwo mwaka azaba ukoze uwi. Okay. Ikindi kuba ari umuntu wakoreye igihe, Inyarwanda n'ibindi binyamakuru bya hano imbere mu gihugu, ibintu bye bikaba byaracecetswe nk'aho ari igipepure nk'abandi bose, ntabwo ari sawa. Gusa kubera amategeko yavuguriwe ajyanye no kubona amakuru mu nkiko, biragoye, ariko ntabwo wabura uburyo umuntu umuvuga, umukorera PR cyangwa se ubuvugizi kugira ngo n'urubanza rwe rwihute mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo umunyamakuru atangaza inkuru ngo umuntu ari kuvugira arekurwe, ariko byibura buri muntu amenye iyo kesi. N'umucamanza uzajyamo amenye ko agiye muri kese ikurikiranwa n'abantu barenze we. Ibyo bituma ubutabera. N'inzego z'abanyamakuru bigenzura nazo mugomba kuzajya muzivuga nk'aba Scovia, abantu bose RMC, ARG bagomba gukurikira umunyamakuru cyane cyane nk'uko yafashwe ari mu kazi. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura rero rwo mu Rwanda, nk'umuntu uzi ubundi uko rwagakoze ku munyamakuru ubuzima bwe buri mu kaga, yewe mbona ari brand gusa. RMC yari ya kera shefu we, ubu hariho ara. Ya Rayon Sport yavuyeho Sport. Aha, yes. Unesa Rayon Sport warabona irimo witwa Jano Witake, wacengaga ikipe yose ari umukaseri barutahizamu aba. Yafata bari abakinnyi ba kera bakiniraga ikipe batareba ibifurumba, kuko benshi ntibanahembwaga mu buryo bashaka.
rero ubundi umunyamakuru wafunzwe RMC yagahangayitse nk'umunyamuryango wabo, yego. ariko noneho byibura nunazi situation arimo. Urabizi ko yakoranye na Charly? Ntabyo narenze, ariko kuko nzi ko ku gihe yandikaga kuri Showbiz ntabwo byantungura. Charly abahehe ni n'abahehe? Baba muri Amerika bose. Hagiye umuti wa mperezayo. Babonye abagabo. Amakuru yaba bayihishe. Harya Charly si umwe w'inzobe? Baba Arizona, yes. Ariko ntibakibana. Ntabwo amakuru yabazwi, ariko ahubwo byashoboka ko baba babana, kuko iyo umuntu agiye muti wa mperezayo biba bisaba ngo ashyigikirane n'abagenzi be. Okay, ntabwo baterana imijugujugu kandi ari abantu bameze neza. Ngira ngo bo hagati yabo nta kibazo cyari gihari. Ikibazo bari bafite ni management cyangwa se babacungiraga inyungu. Richard, bano bana b'abasore bafungwa akenshi usanga hariya bari n'uburyo bw'ubuzima buba butameze neza. Abantu bajya babibutsa bakandira ku kanyenyeri kugira ngo ubuzima bukomeze. Uburoko bukorwa n'ibiryo, ntihagire uwo kubeshya. Reka ngushimire rero. Ubwo umuntu wese wabishobora ashobora kugira icyo amwohereza. Ese ubwo yabigenza gute ahubwo? Azafate nimero yanjye anyandikire, muyobora uburyo yamusapotinga. Cyangwa se ahamagare nimero y'umuvugizi 5446 w'amagororero mu Rwanda, amubwira ati ko afite umuntu witwa Uwiduhaye ashaka kumugurira isukari, byagenda gute? CSP Hilary Senga bavugira amagororero yo mu Rwanda, akoresha nimero 0782 5446 kandi iba iriho igihe icyo ari cyo cyose. Sawa, Jean Paul Nkundineza, reka ngushimire cyane rero kuri uno mwanya uduhaye. Akoresha 5546 ariko ntawaca mu gikari umuntu yamufasha. Uriya muntu ufunze nijoro ntiwaribona. Sawa, ndagushimiye. Sawa cyane.